Hari impamvu nyinshi cyane zatuma ukurikirana ikiganiro ndetse n'ijambo ry'umunsi ukarushaho kumenya byinshi muri ubu buzima, ukarushaho kumenya uburyo ubuzima bunyabubamo ndetse akabubamo atuje afite amahoro. Ari nabyo tukugezaho umunsi ku munsi, n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku munsi byagufasha kurushaho kumenya impamvu uriho ndetse n'impamvu n'igituma uriho ndetse n'impamvu nyirizina ituma uri kubaho, impamvu ituma uri gukora ibyo waba ukora byose. Menya impamvu nyamukuru ituma ubikora ni iyihe. Igihe kimwe umwami yateranije abiru be abakoraniriza hamwe, maze ababaza ikintu gikomeye cyane, ashaka kubaza ikintu gikomeye cyane. Arangira abaza ati ese ni iki nakora mu buzima bwanjye bwa buri munsi cyajya kimfasha kikampumuriza, aho kugira ngo njye mbahamagara buri munsi ngo muze tujye inama, muze tuganire, muze dukore inama. Ni iki kintu nakora, nihe inama mwampa yatuma mbasha kuyobora neza bitansabye kujya mbahamagara buri munsi ngo muze. Abiru bamaze kumva icyo kintu birabacanga, batangiye gutekereza cyane, barangije baragenda ngo bajye kubitekerezaho, maze batese turamubwira iki, turakora iki, niki turakora kugira ngo umwami yishime, nihe nama twamuha yamufasha kurushaho gusobanukirwa ikintu yakora cyamufasha kuyobora neza cyane. Maze umwami ukiri iminsi mike cyane bamuzanira agapapuro kazinze neza, gafunze neza. Barangira baramubwira bati rero agapapuro ntuzigere ugafungura, uzagafungura umunsi uzabona nta yandi mahitamo ufite, cyangwa uzabona wamuraniwe byose byanze, ahazabe ugafungura. Niho harimo cya kintu wagusabaga mu minsi yashize, ikintu wakora kigufasha kuyobora neza cyangwa kiguhumuriza, ikintu kimwe cyajya kigufasha umunsi ku munsi mu buyobozi bwawe. Niho kiri muri ako gapapuro, ariko uzagafungure umunsi uzaba ugeze ahantu nta kindi kintu cyo gukora ufite, aba ari guzafata umwanzuro wo kugafungura urebe ikirimo. Mwama arabyumva. Hashize iminsi mike cyane, ubundi bwami bwari buturanye n'ubwo ngubwo burabagota, burabatera, maze burabarwanya cyane kuko bwari bukomeye ndetse bufite imbaraga. Umwami aragerageza n'ingabo ze kugira ngo bihagarareho, ariko birangira byanze kuko izo ngabo zari zikomeye cyane ndetse ari nyinshi kubarusha. Maze birangira umwami afashe umwanzuro wo guhunga, ahunga ubwami bwe yayoboye igihe kinini, ahunga abantu be, igihugu cye, ubwami bwe arabusiga. Ariko mbere y'uko yambukiranya ngo agere mu bundi bwami, ari guhunga yibuka ko agapapuro yahawe n'ababiru bamubwiye ngo uzagafungura ari uko ugeze kuri yapuwe ya nyuma, nta handi uba nta yandi mahitamo ufite. Nuko umwami abitekerezaho, afata akagapapuro arakazingura. Mu gufungura hari hariho ijambo ryoroshye cyane ndetse interuro ngufi cyane ivuga ngo siko bizahora, ibyo gusa siko bizahora. Umwami abitekerezaho, arongera abitekerezaho, aravuga ati kuko siko bizahora. Mu minsi mike cyane ishize nari ibwami, nubashwe n'abaturage banjye bari kunyiyumvamo bandamya, none ubu ngubu ndimo ndahunga ubwami bwanjye. Siko bizahora koko. Ariko kuva uwo munsi, kuva uwo mwanya, umwami yasenda ibitekerezo abona ko koko
ibintu ku isi atari ko bihora. Yarambutse ajya hakurya, afata umwanzuro wo gutoza izindi ngabo ze, afonda bushyashya, atangira bushyashya, arafonda bushyashya, ndetse nyuma y'iminsi mike cyane yagarutse afite imbaraga nyinshi cyane n'ingabo nyinshi cyane zatojwe, aza arwana na za ngabo zari zamutwaye ubwami, arazinesha, arongera ajya kuyoboza uwo mwami, imbere yimika ubwami bwe bushyashya. Maze ubwo yarimo atambagira ku ndogobe ye nziza, atambagira ubwami bwe, yasanze abaturage bamwiteguye ndetse bamwubashye cyane nk'umuntu w'icyubahiro. Ariko ubwo yarimo gutambagira, yibukaga ko atari ko bizahora. Nubwo yongeye gufata ubwami, ariko atari ko bizahora. Ibyo nabyo ntabwo ariko bizahora. Kuva uwo munsi ndetse kuva icyo gihe, umwana yahise yahindura ibitekerezo ndetse akomeza gutekereza ko ubuzima bwose buhinduka. Ubuzima bwose hagenda habamo impinduka uko bwije n'uko bukeye. Uko waba uri kose, icyo waba ukora cyose, ubuzima bwose habamo impinduka. Siko bizahora. Ushobora kuba uriho neza uyu munsi wa none, ubayeho neza, utunze, utunganiwe, ariko umenya ko atari ko bizahora. Iteka hahoraho impinduka. Niba uri mu bihe byiza, ni byiza, kwishima ngo ushamaduke, kuko siko bizahora. Niba uri no mu bihe bibi, wikwiheba ngo uhereye, kuko siko bizahora. Nta kintu ku isi kidahinduka, nyine uretse impinduka, kuko yo igendwa na kamere, cyangwa se impinduka yo ihindukana na kamere, niko biri. Nta kintu ku isi kidahinduka. Ubuzima bwose umuntu waba urimo burahinduka, ahubwo iga kububamo wishimye ndetse unyuzwe. Gerageza uba wishimye ubuzima uri kubamo kandi ubemo unyuzwe. Nta kintu ku isi kidahinduka, nawe ubwawe urahinduka. N'ikimenyimenyi nawe ubwawe urahinduka, kuko nawe ntuzahoraho, nanjye sinzahoraho. Niba ntazahoraho rero, nta kintu ku isi kidahinduka. Ubuzima bwose waba burimo, icyo waba uri cyose, menya ko siko bizahora. Ubuzima bwose waba burimo byahinduka. Gerageza ubeho ubuzima bwose urimo wishimye kandi unezerewe, kuko siko bizahora.